Muponyonyo ubushinjacyaha bwavuze ko raporo ya Cyber yerekana ko basakazamo amashusho kandi kabari ya Jihad ari wa Dimini. Hanyuma rero habaho kuburana ubushinjacyaha bugaragaza yuko igikurikiranywe ari uko kugira uruhare mu isakazwa cyangwa gutuma hasakazwa. Nacyo kintu ntekereza ko abantu bakabaye batindaho cyane kuko abantu mu rubanza nyine ntago wenda bareba ingingo zose, ariko ingingo ya 60 yo kwa 22 z'ukwa 8 na 18 ingingo ya 34 ivuga ko ubwo gusakaza cyangwa watumye hasakazwa amashusho kuzo ntifashwe mudasobwa. Nuvuga ngo turebye gutuma ikintu gisakazwa waba wagisakaje waba wagize kujya gisakazwe, urumva tugiye kureba tugasesengura nimba harabayeho groupe y'abashu n'urugero akaba Jihad atari we wasakaje mu mashusho, ariko bakazareba bagagenzura bagasanga yatumye wenda sakazwa. Gutuma sakazwa urebye n'urukiko rubireba ntago ari twebwe ntago bitureba, bashobora kuba ati wenda groupe yashinze niyinyuzwamo ayo mashusho, ibyo ni ugutuma hasakazwa, ariko ntago ari Jihad wasakaje. Kuko iyo ngingo irasobanura neza ibintu ushobora gusakaza cyangwa ugatuma hasakazwa. Ibyo nibyo bizarebwaho. Kuri Kwizera we numva nta discussions nyinshi kuko yaranemeye ko ariyo yayahaye K John, ariko ntiyavuga icyo yaragamije. Na K John aburana yavuze ko yayahawe n'uwo Papi Nesta. Urumva bongo barayasakaje automatically, uyagurisha urumva nawe nta discussions zihari. Uko ari batatu Jihad niwe hazabaho kugenda bareba akantu ku kandi bakareba nimba hari uruhare yagize mu kuyasakaza, kuko nibiganiro yakoze kuri YouTube ayavugaho nabyo barabikinye baravuga ngo ibi nabyo tuzabazareba nimba ayo ma video yarayamamaje biciye mu biganiro yakoraga kuri YouTube. Urumva rero ibyo nizo mpaka zabayeho, kandi raporo ya Cyber yo yerekana ko ama video abo bose nyine bayafite muri phone zabo. Oh my god. So reka tugaruke gato mbere yuko bagurana uzi ko ari habayeho igisa nuko impamvu bataburanishije cyangwa ubucamanza bwahagaritse iburanisha. Ngo hari ibindi birego Jihad bitandatu. Ibirego bimeze bitubingire. Ibirego buri wa mugano ubwo na bisobaneho buriya uru rubanza ruri kuba ni urubanza rwo kugira uruhare cyangwa se bakurikiranwa gusakaza amashusho ya yampano rizagurira Florier, nicyo kiri kuburanwa ubu ngubu. Noneho rero ibindi birego ubwo ubushinjacyaha bufite ibirego bitandatu bya Jihad, ubwo kira ni kimwe muri bitandatu. Uko bigenda amategeko kinateganya nuko ntago ibirego byose biregerwa icyarimwe, ahubwo uregerwa ikimwe cyarangira hakajyaho ikindi, cyarangira hakajyaho ikindi, waje mageragere urakomeza ukaburana bagakomeza bagukatira paka. Ushobora gukatirwa inshuro kuko zibyaha ukatirwa, uko byongera ukatirwa. Hariya rero burahaburanwaga icyo gusakaza amashusho y'urukozasoni. Baramutse Jihad basanze nta mpamvu zifatika akaba yava muri kasho, ubushinjacyaha buzaregera ikindi cyaha, buregera ikindi kuzageza bitandatu birangiye. Ariko kubera ko jewe ntekereza ko ibyaha nka biriya byinshi nkurikije imanza nagiye nkurikirana, ntago haba hari ikizere cyinshi cyo kuvuga ngo bamurekura, kuko baba bavuga ko bashaka gukomeza gukora iperereza. Icyo ni icyambere. Cyakabiri akavuga ngo adakomeza agasakaza amashusho baranabigaragaje mu nziti zabyo. Cyagatu akavuga ngo icyaha kurikiranywe hagihamijwe yahabwa igifungo kirengeje imyaka 2. Icyanyuma bakavuga bati ni nabwo buryo bwiza ngo kumubona mu gihe baba bamukeneye igihe cyose. Izo mpamvu rero z'ubushinjacyaha ziramutse Jihad zimugonze yakisanga yagiye mageragere, none na byaha bindi ubushinjacyaha bukajya bumuzana kubiburanaho afunzwe. Bibaho cyane, imfungwa ziraburana n'ibintu bisanzwe, abantu babyibajeho cyane. Ntekereza ko ariko nakoze ikiganiro kuri ukuri kutavuzwe, ndabisobanura ko cyari cyo cyaha kiri kuburanwa, ibindi bizagenda biburanwa uko bikurikirana. Ubushinjacyaha nibwo bugenda bugena bukavuga ati reka turegere urukiko iki ngiki, turabona twageze kubihagije. Hari rero kuko babonye raporo ya Cyber yerekana nk'iyo groupe ya WhatsApp iriho amashusho y'urukozasoni, iriho niyo video ya mpano, ikiganiro yasesenguyemo iyo video, ubushinjacyaha bwavuga bati izi mpamvu zirahagije zo kuba noneho yakurikiranwa, kuko urumva nukureba umuntu wagize watumye hasakazwa cyangwa se gusakaza. Ngiye nshobora kuba impamvu yo kugira ngo amashusho asakazwa hakoresha urusobe rwa mudasobwa cyangwa telefone n'ibindi byuma bya electronique, cyane natumye habaho impamvu. Bivuze ngo buraro na ya mpano banasabye ko nawe yakaba yakurikiranwa, kuko gufata amashusho akayabika kuri email turebye uko itegeko riteganya umuntu watumye hasakazwa, urumva ko nawe afite uruhare rwo kuba
amashusho yarasakazwe dushingiye uko ingingo isobanura neza kuko ni ikinyarwanda cyanditse neza cyane ni ugutuma umuntu asakaza cyangwa ugasakaza gufata ibintu ukabibika rero nawe ufite uri kugira bisakazwa automatically ukabika kuri internet kuri email ntago uzikiriho n'abandi baranabisabye metre ne bayisa yaravuze ngo bitwifuza ko na ya mpano yazakurikiranwa kuko yafashe amavideo yashyira kuri email kandi atayikoresha wenyine kandi email ni electronic na ahantu ho ku internet urumva no yagize ari mu gutuma ya mashusho asakazwa ariko ibyo ubushinya cyanye n'ubufatira umwanzo ntabwo bibura cyo kiba cyazendeye kuburanwa aho ngaho ariko hano bari kwirengagiza nkana sinzi aha bari kwirengagiza nkana kuko ntabwo ya mpano yabitse amashusho kuri email ahubwo iyo umuntu afashe ifoto na telefone uriko nyumva as long iyo telefone ifite email so nawe aya masaha afite amafoto ufata ajya muri urabona ko ufata ifoto hari ubwo uyisevinga muri galeri oya ijyamo automatique yego so Google Photos nayo ni galeri ariko ya internet nuvuga ngo ni galeri ya internet impamvu bayishyira hariya urabona telefone yawe ifite capacity ya telefone telefone ifite capacity so ni ukuvuga ngo kuko galeri bishobora kuzura so iyo ufashe iriya foto ni ukuvuga ngo direct zijya kuri konte immediately zijya muri galeri ya muri galeri ariko yo kuri hehe yo kuri Gmail biba automatique ntabwo umuntu ajya kubisevingaho ni nk'ukuntu umuntu yakwaza ngo wafashe ifoto ngo urangije uyisevinga muri galeri ya telefone kandi ihita yitwaramo immediately mu rukiko rero ntabwo yo bisobanura mu rukiko kubera yuko basobanura ikintu cyose kiba cyarabaye ya mpano yarabajijwe mwibazwa yavuze ko amashusho akimara kuyafata yabitse kuri email ariko email ikaba yari ifite access na Pazomani mu rubanza basobanura buri kintu cyose kuko ntago bavuga ngo byagenda gutyo batagaragaje n'inzira byanyuzemo n'abatanga buhamya ya mpano yarabajijwe uribuka ko n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitser yavuze ko nawe yakozweho iperereza of course urumva agomba kubazwa kugira ngo arebe batari babona yasakajwe ko birashuka cyane mu rwego rwo gutwika kusakaza ibintu ukajya kwiriza bibaho ariko mwibazwa byavuze ko kuko ubushinjacyaha bwagaragaje ko icyaha cyakozwe bakurikiranye bari abantu ko ari batanu ya mpana amashusho yashize kuri email ye iri ayisangiyeho na Pazomani urumva ntago mu rukiko ntago bapfa kuvuga ibintu byose bavuga ibintu bafite fact ibyo bagezeho nyine nibyo ubushinjacyaha bugaragaza urumva ko rwitaye mu ntambwe ndende ya mpana nibyo nkubwira ko nawe nk'uko byasabwe ashobora no kuba yakorwa yipeza kuko urumva yatumye hasakazwa nyine ariko urumva wenda kubwo kubera ko itegeko riteganya uwasakaje amashusho bashobora gutoka email n'ahantu ho kubikasa ahantu email ntago ari imbuga nkoranyambaga by the way ni cyber space na ahantu ho kubika ibintu kuri internet ariko ntago ari kimwe muri social media email ni ikintu cy'umuntu ku giti ntago ari urubuga nkoranyambaga ako kamurokora ari nayo mpamvu nawe nta bibazo byabayeho bamuyekwe kuko email si kimwe no kubishyira kuri Instagram email n'ahantu umuntu abika ibintu ahubwo bakaba babyinjiremo bakurikiranwa na cyber bullying kwinjira imbuga nkoranyambaga nabyo birashoboka cyane nyine cyber crime yamara ntekeza ko nta kibazo azahuranamo na kimwe nkurikije ku email ntago ari social media by the way imbuga nkoranyambaga nyine hanyuma mu rukiko rero ubushize waraje hano urambeshya utuma nkuko umutima byabaye ngombwa urabizi iyo ngiye gucukumbura amakuru urabizi ko ntabwo njya nsinzira urabeshya hano ngo mu rukiko bavuze ko nohererejwe amashusho nge na Dumba ariko nza gutungurwa ngeze mu ngiye gusanga ibyasomwe sanga kuko mozwa ku izina rya Godfather nuko na hostinze abantu na hostinze ibi biganiro kubera icyo wambeshe ngo mu rukiko baburana na gushinyacyaha bwavuze hostinga baravuze ngo raporo ya cyber kuko mu rukiko gemba ndandika ijambo kuri kandi usibye wenda nibyo n'urubanza iyo rurangiye umuntu online yarubona bararugura imanza ziragurwa zarangiye bamaze gusoma mu rukiko raporo ubushinjacyaha bwavuze ko raporo ya cyber yerekanye ko Pazomani yahaye amavideo Dumba nyuma ramamaga ngo nsibirizo video muri baramamagaye baranshaka sibizo video baranje basanga ngo nanone Pazomani izo video yazisharinze ngo barimo Godfather ni raporo y'ubushinjacyaha nibiba ngombwa urubanza rwarangiye tuzagura kopi y'urubanza biba byanditse ijambo kuri baryandika ariko jewe bandi kwandika live ibyo ntabwo najye gusesengura ntanditse kuko ntabwo amara imyaka nk'itaratirindwi usesengura imanza nta kibazo na kimwe wari wagira uze kubimba kuko nagiye gucekinga nsanze uzi impamvu pundi itarimo arabeshya
ubundi ntabwo ibyo bintu byabaye. nta nubwo Reka umunyamakuru uri mbanze profession. ndumva ngaho mbwira impamvu mbeshya ariko uragaragaza nyine fact apana emotions. Impamvu urimo uravuga ko uravuga ngo hari amavideo Pazomani ngo yanyohereje arambwira ngo yasibe. Ibyo byari mu gihe kihe? Byari muri time. Uri kumbaza cyangwa ugiye Ndimo ndakubaza kugira ngo nyine nkwereke ukuntu beshya. Ngaragaza ko ngiye nkubeshya ko ndi kukubwira ibyo mu rukiko ibyo babivuze kubera reka pundite. Hari amafoto yabanje gusohoka, ni ugiye no ushobora gufata ikiganiro cyawe ukacyumva neza ibikorwa bivuze kozi nuko wavuze. Hari ifoto yasohotse kera niba ari mu kwa gatanu ari screenshot, urabyibuka? Ahantu hagarukwamo ijambo screenshot ni akantu witwa ngo date ya postinze, noneho K John arakabona ngo hejuru handitseho jihad, ako kantu kaza aho mu rukiko. Ariko kuri Dumba wowe ubushinjacyaha bwaravuze ngo raporo ya SAIB n'amatariki arari nibijya mu mizi ho n'amatariki bahita bavuga ngo itariki ni byagenze gutya, kuko ni raporo ya SAIB bakubwira ko muri SAIB ibintu wahaye umuntu mu kwa mbere barabyerekana uko byaje. Ni ukuvuga ko wavuze ko ngo mu kwa gatanu screenshot ya mbere isohoka atari video, ko aribwo ubu urimo uravuga ko ari video, ngo urimo uravuga ko ni video ngo yanyohereje, ngo arambwira ngo nyisibe mu kwa gatanu. Ni mu kwa gatanu. Uravuga niko wavuze ati kera, koze hari screenshot yasohotse kera barimo barabwira ya mpano, niba ibyo bihe bavuga ya mpano barimo baraburanira n'amafaranga, noneho hari aho video yasohotse ejo bundi. Ibyo bintu urabizi mu kwa 11 hari n'ibindi byabanje kuba bya kera mu kwa 8. Raporo ya SAIB ikivuga se kuri Dumba wowe waragikurikiye cyangwa ntabwo wagikurikiye? Ngiye nkukurikira ikiganiro cyawe uvuga ko ngo bagiye kumufunga hari message yanyohereje Pazomani. Pazomani bagiye kumufunga hari message yanyohereje nemera. Ntabwo yemera? Ndayemera. Narayikinye na hano nayihaye Godfather arayikina, yari voice note. Kuvuga none se ibintu bya SAIB ko bigaragaza abantu wahakana ibintu bya SAIB gute du? None ibyo twese ndabihakanye. SAIB genda gahoro. Ntabwo mvuze ngo ntacyo na kimwe nemera. Ndavuze ati nemera ko hari voice yanyohereje nayihaye Godfather arayikina hano kuri space kuri WhatsApp. Yarayikinye hano yanyohereje kuri WhatsApp. Yanyohereje kuri WhatsApp ivuga ngo bagiye ngo ribu iramushaka, niyo ivuga ati ribu iranshaka ngiye kwitanga. Babivuze gutyo uko iyo voice ivuga niko babivuze, byose bita bigaruka niko babivuze, byose bigaruka uko byaka nuko babivuze. Urumva ngiye mba mu cyane ubanza nandika Dumba we. Umva rero nkubwira, ariko rero ibya mbere yari screenshot ntabwo yari video. Ibya mbere byabaye nta byo yakoherereje. Ibyo bavuga ko yampaye ibyo muravuga actually ibyo muravuga ko yampaye. Bavuze amashusho screenshot iri hagati ya K John n'utwa Odette, hanyuma ngo hejuru handitseho jihad, naho metre Irene bahise bavuze ngo niba jihad ari umuntu uzwi cyane umuntu agapostinga screenshot iriho ya mpano handitseho jihad, jihad turamenya arinde ko nta nimero turi kubona yako ka screenshot. Ntago Dumba ntagazamo mu kwiregura k'ubushinjacyaha cyangwa mu gushinja. Dumba ahantu garukamo yaguhaye video ngo nyuma no ngo zinsibire video. Barabesha rero bushinjacyaha tuzumva mu mizi n'amatariki bavuga n'amatariki baranazikina Biden. Ntabwo Pazo yigeza mpa video y'ubwambure.
bw'umuntu rero ugomba n'umwe. nawe ugomba kugaragaza kurengana ubesherwa. Oya n'ibiriho ntabwo biriho, kereka babesha bakaba bafite n'ukuntu bashiramo ibintu byabo, ntabwo bibaho. Puzzle has Video. never. Kandi na Anyway, Puzzle ubwe mu maburana na Puzzle avuga ko yampaye video. Puzzle mu kuburana kwe ibyo yemeye mu bushinjacyaha nubwo ari byo yavuze mu rukiko, yagiye yavuze yuko hari abantu yahaye video nyuma aravuga ngo ariko izo video ntazo nabonye. Urukiko rumaze turese se we wabajijwe ahangaha ko bihakanye, metero wahita mubuza kongera kugira ibyo aburana bariho muburanira, avuga ngo Puzzle ntabwo yigeze ashaka. Urubanza rushobora kurangira nawe ubaye umunyamakuru mubi n'utabikoze. Ukuri nuko ndakukubwirira, ukuri nuko nguko nkokubwirira hano. Puzzle ntabwo yari bwampe video y'umuntu yambaye ubusa. Ibyo zo bituma ibyavugiye mu rukiko gye ntabisubiza. Ibyo rero icyo bikubwiriraho, niba izo cyber report ntabwo zishobora kuza, nta hantu zizakura video Puzzle yanyohereje. Ibintu Puzzle yanyohereje ni video na postinze kuri page yanjye, arimo aravuga ngo agiye kwitanga, yashakaga kuyipostinga arabitinya. Voice note yaguhaye niyo video cyane. Voice note no yari video, iyo video yakurikiranye na voice note. Video yaravuga, video nari postinze mwese mwarayibonye. Puzzle avuga ati ngiye kwitwara, ifite nk'ibihumbi 200 bayibonye, comment nka 400. Urumva avuga ati ngiye kwitwara. Aka video nyine nagiye kubona kanguyeho ko nk'umuntu bajye banyohereza ibintu, ati ndakareba mbona ni ibintu na postinga byagira engagement. Arangije anyohereza, arampamagara sinita basinze byo narindimo byose ansigira voice twaplayinze hano. Godfather tinzi niba yifite ashobora gusubira akagenda akayiplayinga, ambwira nk'umuntu uzi ibintu bye, arimo arambwira ngo ndumva nditwaye kuri ribu, bambwiye ko barimo baranshaka. Ikintu kimwe nk'umuntu w'umuhanga, wowe ushobora kuba uri umuhanga. Puzzle Man abaye ari umuntu, Puzzle Man si ikigoryi cyane, ni umuntu ashobora kumaneginga umuntu bagatwika. Abaye azi ko agiye kwitwa izo detail Dumba ari kuvuga, bareba ibintu bike cyane by'ingenzi. Urumva rero raporo bwayo ntabwo yose bayigarukaho, nta nubwo bayigarutseho, kuko umuhungu wawe agiye hera. ibintu uko bikomeye du nyamugaruka ntacyo bikomeye kandi mu basenge mani wowe kuri kugenda pondeke. Ngiye ku kiganiro, ngiye kuri televiziyo, niyo teramfashe, reka ngiye kuri TV man. None se ugiye usubije? Mba wambaza icyanyuma, none se kamasaha mfashe nabigenda gute? Okay, icyo nibaza ni iki? Icyo ni igiteye amatsiko kurusha n'ibindi by the way. No kuvuga ngo ponditi nuko aza impamvu abantu ntabwo ari uko abantu bari baravuga ngo Dumba ndatinye. Impamvu nza hano kugira nuko ponditi nk'umunyamakuru muraza mugafata amakuru mukayavuga ahengamye kugira ngo mutwike, kandi abahengamye, because when you guys write reports fight about ponditi hano ntabwo tuza kumvikana cyane because kuri kuraza gusohoka byo ndabizi. Azo ntabwo yigeze ntabwo ari kuba ko twumvikana, ahubwo turaza kugirana ikibazo cyane kuko ibintu iyo bigiyemo leta ugakomeza ukora inkuru zisa nkaho utagenzuye neza, ushaka kushira utagenzuye ibintu ukuntu biba byagenze. Wowe ponditi urumva mu rubanza bavugirwa bitaba birimo ubugenzuzi koko Dumba tutabeshenye uko babivuze siko n'umuntu utabyavugiye mba narawanditse Dumba uko babivuze ntabwo ari kuba wabivuze.
Ah, nzakuzanira urubanza nirurangira niba uzi gusoma vuga ikinyarwanda ndashaka uvuga uko ndashaka wongere usubiremo uvuga uko bavuze mu rubanza reka ajye kuri televiziyo sha mu magambo yawe ubundi tingwamagaye kangahe ndumva nakureba nkakwibwira Okay, Pundit, mbere y'uko ugenda ubundi reka tugaruke gato wowe mumbonize nk'umuntu wakurikiye urubanza kandi usanzwe ukurikira izi manza urabizi igihe cyose nagukeneraga naguhamagaraga kuri iki kibazo cy'imanza so mbwira wowe mu myitegerereze yawe sobanurira ubona aba bajene abazamanuka ari bande abazasigara hari ari bande oya urumva iki kibazo sinagisubiza kuko cyetse ndi nk'umuturage usanzwe ndi kuvuga nk'umunyamakuru reka mbikubwire muri ubu buryo barabyaplodinga bino biganiro cyetse ntabwo mu nkiko prediction ibaho Godfather ubu nabonye babyaplodinga kandi bino bintu birakoreshwa mu manza barabikoresha mu gushakamo ibyaha ino live ntabwo ntashobora kuba ari w'abatasi cyangwa abakozi b'inkiko ntabwo nyine prediction mu munyamakuru nyamugaye mu rubanza cyetse ari nkafite ubone kuvuga ngo ikipe yatsindiye ntabwo byo sinakubesha nyine ntabwo byemewe nk'umunyamakuru cyetse ndi umuturage usanzwe ubona Pazo afite amahirwe angahe angana atayo gusohoka sha biragoye kubera yuko azirongaza amavideo ari we Cyber report igaragaza ko yasakaje cyetse byayo nibyo vango wenda ngo Imana ikora ibyayo n'imiburanire ye yari contraduije byavuze mu nshinjacyaha byavuze mu rukiko nabyo biba ari ikibazo kuko itegeko riteganya iyo Cyber report ivuga ko yayagaragaje yasakaje ayahandi bose tugiye gusubira inyuma kuko Cyber report yerekana ko muri phone ya Pazo basanzemo amashusho ya Yampano ariko akaba yarabaye manager wa Yampano akaba yaramureze ko yafashe amashusho yakasakaza kubera ngo ibibazo bagenge by'amafaranga baba muri ghetto urumva byose n'ibintu birebire ntabwo iminota dufite ntabwo twayijyamo ariko muri iki cyiciro cya mbere cya detention cyase ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo bareba ibyagezwe impamvu zikomeye kandi ntabwo bazageza impamvu kuyasangamo no muri phone yawe twayasangamo noneho ubwo izo video ntabwo ziragera muri phone yawe ntazo mfite jewe nese phone sinjye ntabwo zari bwagere muri phone yawe ntazo nanjye narazibuza ahubwo hari umuntu uyifite ngo nanjye narayibuze hanyuma dumba gusubije dukurikije itegeko rivuga ngo uwatumye hasakazwa cyangwa gusakaza uwatumye rero dusanze amavideo muri phone yawe agasakazwa waba watumye asakazwa ntabwo mufata umwanya ngo mwumve icyo iyo ngingo ivuga ariko irasobanutse cyane n'uwatumye ikintu gikorwa cyangwa cyakozwe wagikora watumye gikorwa itegeko nyine mwegerera bateganya niba amavideo ari muri phone ukaba raporo igaragaza ko hari awayahaye automatic wayasakaje niba hari ahantu yageze avuye iwawe watumye asakazwa nyine ikintu kubaza Kejo afite amahirwe urebye Kejo mu miburanire ya tugira ubona akora kubikorwa Kejo ntabwo yakabaye bitinda kuko basanze atarayasakaje yarayahawe wa mugane hari uwatuma yasakazwa kurusha uwayafashe uwayafashe se gufata amashusho ubwo bigize icyaha itegeko rireba ikingingo riteganya hari ubwo hano bari guhimba ko bakoresha amategeko ateganya ese akandi kantu urimo uravuga iyi email ya Yampano ifitwe n'abantu bangahe mu rubanza bavuze bane none se kubera iki abandi utabavuga ubwo umuvuga ko nuza ari we nakumvisha hano ndimo ndaza wavuga ko waguma kuvuga none se niba Yampano none reka maze ndangize ibyo cyabo utabonye simbibona niba uvuga ko bari abantu bane bari bafite kandi uvuga ko barabivuze mu Rwanda none se abantu bane bari bafite access kuri email ya Yampano ubu ngubu uri muri emphasizing umuntu umwe ariko bavuze mu rukiko niba Shadumba mu mutwe wawe sinzi ibibazo ufitemo niba wavuzwe n'ubushinjacyaha kandi sinahimba none se ko bavuga bavuzwe n'ubushinjacyaha uragira ngo avuge ko ngiye muri perezida mureke kunkishiriya na hano abantu bane reka abantu babuze abantu bane bafite access kuri email ya Yampano nawe urabyemeza sibyo Yampano yafashe video ye ayishyira kuri email abantu bane bafiteho access ubwo se uwashakaje ayo mashusho ninde
bakoze iperereza basanga abasakaje ayo mashusho nab'ibimenyetso bigaragaraho. Yego. Dumba. Abandi barabahama reka tugende gahoro. Turasigara tubitwitaho. Turasigara ku bataragaragajwe n'urukiko. Uragira ngo ab'urukiko hakozwe iperereza siko bimeze? Yego. Hakozwe iperereza hafatwa ya nani Pazo. Ndimo ndabona impamvu nguma ngaruka muri ibi bintu ndi umunyabwenge. Ndumva. Kubera mbere yuko ugenda uretse gato mbere yuko ugenda utafundi. Urambwira ko mbere yuko ugenda kandi tsindwa n'Imana. Ntuza we. Ko ntuza wari hehe Jihadi we tuvuye kuri ka Kejo navuze ko we ashobora kurekurwa. Nani Jihadi we afite amahirwe angana imiburanire wayirebye Jihadi azarekurwa. Ubona hari amahirwe yuko yarekurwa. Uko dusigaje umunsi umwe arega ejo ni umunsi umwe ejo muri bazabamanura cyangwa barekure 17 si iminsi ibiri se uyu munsi ni 15 ni umunsi w'ejo wonyine usigaye kuri 17 bakabasomera bakabaha banyina kuki somba ko bazabaha abo babyeyi ngaho komeza ntabandi hari amazina mvuze bazajya kundega arega nje mfite ubwenge ntago nshobora gukora ibintu bigize ibyaha uzabazi bande none se niba barekura uretse gato niba barekura ntibazaba bashubije ababyeyi bazabaha banyinya nyine bazabarekura babasubiza ababyeyi babo ko bari mu maboko atarayo bari mu ntuza tiko bimeze ntibazaba basubije ababyeyi babo tubasengere batahe bagiriye iminsi mikuru nyine bazaba bahaye banyina bazabasubiza ababyeyi babo babavane mu maboko atarayo komeza basengere bagiriye iminsi mikuru urakoze cyane kundi ngutegereje undi nubwo agiye Godfather ndagaruka saa 12 ngiye gukora amasaha 2 nari ndahita ngaruka saa 12 ndahita nubwo agiye niba abantu bemeza ko abantu bane bari bafite email ya Yampano and then bakaba barimo baravuga ko Pazoman ariwe batwaye hariya reason why Pazoman ariwe batwaye hariya nuko Pazoman ariwe bareze oya reka iperereza kandi ngo reka hakozwe iperereza uretse gato Dumba hari ikintu wibeshya ukibagirwa ko tuvugana havuye abatangabuhamya umuntu nka Njuga akagenda akavuga ko Kejon na Pazo bagiye kurya umuceri ntubahaze bakereka bari kumwe n'abamafite Eric se mungu nawe yatanze ubu turi kuvugana Kejon yigaramye umuntu bita Pazo aravuga ati njye nakabaye ndi umutangabuhamya nkabaha amakuru Dumba ibyo urabyirengagiza narabikubwiye hano ndakubwira nti Kejo nagambaniye Pazo urukumva so wowe Kejo yavuze ko Pazo yaberetse video yaravuze ati njye muri kunshyiraho ntagombye kuba rubanza abacamanza namwe bashinja cyane njye sinakabaye ndi kuregwana n'uyu muntu ngiye ni mu mburanisha ahubwo ngaho mu mpinduka umutangabuhamya kureba kuri kutavuzwe kuri iyo YouTube bajya bavana amakuru ni gute muri kumfata mukampuza n'umunyabyando umutangabuhamya so Dumba ahangaha ni utumva kuko aba batipe n'abanyabwoba kankubwira ikuntu bino bitipe ari ibinyabwoba badafite n'ubwenge bwo kushoka ni gute wambwira ko nzabigarukaho ariko ndabigarukaho none nta kibazo Jihad uzi umuntu wamubambye Jihad yahambwe na Okimu niba ari Okimu urukumva du umukameramani we urimo kunyumva ngo hari telefone ariko se mbivuge ariko se n'ubundi ko amakuru yagiye hanze uzi ko Okimu urukumva ku makuru yangezeho yafashe imodoka ya Jihad arayitwara kuyibika ahantu urimo kumva hanyuma Okimu aragenda ajya ku mugore w'umuturanyi wa Jihad urimo kunyumva afata telefone za Jihad azihereza uwo mugore azimuhishire umugore arazifata amakuru ufite ngo nuko yazihishe mu gafuka k'umuceri kunyumva telefone aragenda azibika mu mufuka w'umuceri azishiramo ku buryo urumva bro bazibanye bazishyira mu mufuka w'umuceri narwo wayitrakinga ndakurahiye nuko hashize iminsi 2 Okimu aragaruka nukunyumva aza gufata telefone za Jihad azitwara muri RIB mbere yuko yambuka i Bugande yahise agenda i Bugande kwajyumva kubabaye yaravuze ati RIB turarangijanyije ibyo mwashaka ndabibakoreye
mbahaye ubuhamya bwose mwifuzaga. Ati tahire mu rugo. Ntabwo yatashye mu rugo, yatashye i Bugande. arangije kuva kuririmba Akimara kujya kugambanira jihad, urumva urumva nta telefone jihad, ira telefone zitaboneka. Jihad nta kintu na kimwe bari kubona. Umuntu wagiye kuzana telefone abantu bari bazihishe ku mugore w'umuturanyi, yazishyize mu gafuka k'umuceri. Ukimuntu wagiye kuzizana. Mumbwire mpamagara uwo mugore abibasobanurire. dusubiye ku kintu cya punditi, ni ngenda asubira kuri za email. Niba hari abantu 4 bafite email ya mpano, bakaba barahamagaye mu umwe kubera ya mpano yamureze, kubera bari bafitanye ibibazo. Yego. Ayushuwa ko iyo bahamagara abandi 3 bafite email ya mpano batari gusanga nabo bafite uburyo basakaje ayo mashusho. Ndagusubiza. Unyumvi? Mu kwa gatandatu umuntu bita Puzzle, mu kwa gatandatu yafashe screenshot y'iyi video arayisakaza. Tega amatwi. Ariko atari video. Screenshot ya video. Atari video, ariko atari video. No, ifoto screenshot irasakara. Ariyo cyagenda ariyo yaborotse abantu. Aho ngaho ya mpano avuga ko hari n'ibimenyetso kandi urabizi ko bazifata. Aha ngaha ya mpano undi yagiye kuvuga ati tesha ntunyandarike ngo nshyire hanze, uwo ni nani ya mpano. Use ko difata Eric mvuga kandi nakabaye nkumvisha uko byaje. Iyo screenshot nayo ufite se? Uretse gato inde ngiye ibyo bintu bijya muri telefone muri groupe, kandi buri muntu buri ushizemo, buri muntu wese ushize ikintu mu ntuzo. Umuntu wese buri ushize ikintu muri nani muri telefone yanjye muri groupe yanjye, uwo mpita muri muvinga. Niyo mpamvu mfite abadimini barenga 8. Umva hano ku buryo niyo n'abatsinzira bagashyiramo video y'urukoza soni. Adimini nashyize, mfite adimini uri muri Australia, mfite 2 bari i Burayi, mfite 3 muri Amerika, mfite 4 mu Rwanda. Urukunyumva? Ku buryo ngiye groupe yagiye buri ahora hari abantu ari kumanywa. Umva hano ibyo narigiye kugusobanura. Abantu barimo barishima ko ngo Dumba ngo baravuze, je ntabwo bamvuze mu basa, bamuze mu byo bahaye. Umva hano Dumba. Nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazuhereje papa cyangwe. Tavuga ati reka umutwanya nahise avuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Puzzle. Puzzle niwe izi video uzitanze. Puzzle muhamagaye usanga yamborotse. Wumve? Banzo posing. Uretse kagiye kurangira kararangiye bro. Kagiye kurangira. Ngewe izo video ntago makana ko nari nzifite, ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nka3 yarashize. Kumva ubwo Puzzle we izo video yari yarazisavinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwereza n'izindi screenshot z'ama video ye. Urumva umuntu telefone y'umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe copy ya telefone ayimurira muye, kubera ko YouTube no kumpostingira ama video, email yanjye yari iri muri telefone ye. Google Photos ya rero niyo kizemo email, ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye, ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Gusa ya mwana tugarutse gatoya. Ufite impano irenze imwe. Ibyo bijyamo. Iby'impano tuturetse Dumba. Aha ngaha bavuga ko Babu uramubona, Babu ukorana na ba Philipita. Aha ngaha ya mpano agisanga uyu mujene yamuborotse. Urimo kumva? Yahise hamagara Ntuza. Yahise afata Babu bari kumwe na Ntuza na ya mpano bahamagara Puzzle. Aramubwira ati ibintu n'ibiki ukoreye ya mpano.
Pazararopoka urimo kumva aravuga ngo nashakaga kumutera ubwoba ariko ni screenshot gusa video nanayisibye ayo nanjye ibyo niko mbizi urimo kunyumva ibyo nigeze kubyumva umva rero ikiriho iyi conversation bari kuyireka aho hari byari ifoto intani ijya hanze ibyo ngibyo byari byari vuga igihe ejo bundi mu kwa gatandatu ya screenshot. Thank you so much mu kwa gatandatu yari screenshot mu kwa gatandatu bivuze ngo uretse gato bivuze niba puzzle uretse gato tugende gahoro bari icyo nanjye machaka kumaking clear mu kwa gatandatu turimo talking about screenshot byonyine iyi screenshot yiki ya makeup ya video video yihe iyo ngiyo nyine yaje gusohoka mu nyuma yaje gusohoka mu kwa 10. iyi screenshot yafashwe kuki kuri video iyo video wakoze screenshot ninde okay bijyanye n'ibyo uvuze abari Puzzle Man ni Puzzle Man nyuma uretse gato ariko amakuru igiye hanze uretse gato screenshot igiye hanze babajije nyiri gushyira screenshot hanze avuga ko yakangaga ariko video atagize gute atenda kubisakaza abibwira baba my brother dore ndebera gift gallery my brother ni wowe waje reka nze nkubwira umusa mpaka ninjye nawe mpaka kabisa dore umuva ndumva cyo tuvugisha ukuri dore umutipe mani muri gift gallery mujyemo muzimanuremo ibintu nibyo bita unity ubumwe urukundo ngazi nango mugire muvaremo turaturi dusigaye mutuvanemo uza hati yaraturambiye twaramurusha umuruhiki kwimuvyaza dumba biracyaza umuruhiki kanchire fight get mani ariko baza muri ibusumbuye ututubura bagatangira kudutoraguramo bona Petit Musa iryoherwa urumva dumba uza hati nta kintu gafite ubwira atabwira turaturage guys abandi bantu ubu habugize undi muntu ufata ushaka kuzamuka fatamo ira mitima nani uyikuremo zira galaxy no tamintane nacyo twaka hagira umuntu ukuramo galaxy ebyiri hagira umuntu ukuramo turatumani gani mani n'indege zirimo muje muri galerie yanjye muyitemberemo mubare mujye mubasha kuvanamo dumba uranyumva thank you my brother urumva icyo nakubwiraga Puzzle afite byonyine dufatire iyo ni hint ya mbere siko bimeze Puzzle kongera akagaruka akagaragara mu bantu bari kwerekana iyi video live kwa Clapton urukunyumva kwa Clapton yayeretse Juga n'abagenzi babo urukunyumva na Didimani nubwo Didimani yacecetse cyo kizi media rwanze kuropoka ruravuga ko nta bintu rubiziho arabyihakana kuko ariko nanjye nabyihakana ntabwo nagure ko nagize nyibo anyana thank you Sheri nanjye nayihakana urukunyumva se ko buretse gato urukundo rero ukubwira Puzzle rero wawe urukumva Puzzle wawe ibyaha biramufata bro baramuha nyina atahe agaruki muhira thank you sweetheart Esther thank you mon amour thank you tuvanemo kabisa ndakumva dumba tanga point yawe nawe wumve ibyaha biramuhama Puzzle ingingo zirenze imwe ziramuhama ariko for me I wish ko yarekurwa urimo kumva turi kumwe nta kibazo ngerana n'umuntu ariko nibasanga nibasanga bigera yagenda akajya bari kuganiriza afata ku maboko rero Puzzle ibindi bintu bivugwaho bivugwa kuri njye na Puzzle mu magambo ye yose kubera urabizi Godfather njyewe ukuntu mba nkora nk'ibyo bintu mu gikari nanjye ngiye kubivuga naba ngiye kubijyamo naba ngiye kugira ngo nibisakare Puzzle naramuhamagaye yampano arangije gusohora screenshot ibi ndabisubiramo inshuro 500 screenshot irangije gusohoka yibonye ari kumwe na papa cyangwa yahise ampamagara yampano yahise ampamagara arambaza ati iyo mu magambo ndaquotinga I quote iyo video iri he ndamubaza video yihe ngo Puzzle arangira ngo yaravuye no kuvugana na baba ngo Puzzle yasohoye video y'ubwambure bwanjye yes ndamubwira ati yamano niwe bimbwiye ndamubwira ati reka mu kwa karindwi kuko icyo hindura wavuze mu kwa gatandatu urumva mita nshira hasi telefone ariko yampano wumva ameze nka imivugire yarari yumvaga nkaho njyewe na Puzzle wamugambaniye kubera ntabwo icyo gihe sinumvikanaga nawe ukuntu yararimo arakora ibintu
hariho hajemo izi ndirimbo za ntuza ukuntu kuko agiye kumenya wamusabye ngo agasohora nafate indirimbo ngo ayihereze abarundi ibyo ni ibyavuba byaje hanyuma ibyo byaje hanyuma ariko icyo gihe ndimo namubwira sohora video reka gusohora ama audio gusa niki yamano nturimo urumva ibintu byawe birimo birapfa nk'umuntu wamugiraga advice yabikora uko nashaka nkamera nkaho murakariye urumva kubera ibintu byabaga birimo birapfa kandi ndimo ndamu advising ibintu ariko se mwatapinga screen mwatapinga screen mwakabyara mwe ndabasabye basi mu ntapinga screen komeza do urumva abantu bankurikira kuri Instagram barabizi ukuntu nabaga ndimo ndafasha ya mpano umunsi ku wundi urumva so rero ya mpano we yibazaga ko ngo probably birimo ibintu byabo by'amavideo kumbe ya mpano afite ibibazo bye na puzzle by'amafaranga ntazi urumva so ya mpano nahise mfata telefoni arangije kumbwira ngo video yasohotse mpita ndayikupa mpamagara puzzle mpamagaye puzzle ndamubaza puzzle wasohoye video ya mpano puzzle aranyigarama mu kigande buriya iyo baza no kugira bari kubisanga mu kigande tungiye na puzzle tuvugana ikigande arambwira ati reka giye video ntayo nzi ngo ahubwo ikintu nshoboye kubona ni screenshot ngo sinzi screenshot nayo ngira ngo yaranyihakanye niyambwiye ngo niwe wayifashe puzzle aranzi neza ukuntu mpari ibintu byanjye ntagashobora kwemera ko ngende umuntu uri correct cyane ntagashobora kunyemerera ndabizi niyo yaba yabikoze ntagashobora kunyemerera koze man ngiye kumubwira ati man what the fuck is that urumva puzzle aranyihakana rero I don't know ibintu twandikiranye which I think basanze muri iyo telefoni ngo puzzle ambwira ngo mbisibe I don't know ibintu yambwiye ariko jewe screenshot yo nari nayibonye sinzi ubundi muntu yayinyohereje iyo screenshot yo ngiyo ya mpano sinzi umuntu wayinyohereje ndayireba ariko mbona ntabwo ari video ndavuga ibi nabidanje nari nzi ko video yasohotse mpita ndabyihorera kubera n'ubundi nta bidanje byari birimo ntabwo yari video it was just like a small screenshot ndikomereza birarangira urumva nkuko abantu bajya banyohereza ibintu iyo ibintu bisohotse abantu barabimpa byiki you can imagine tufa telefone ya Dumba yerega ni Dumba rutwitse number 1 mu gihugu nukuvuga ko iyo ibintu bibaye baba bagomba kubima biba bigomba kwije kibazo birasohoka iyo binje muri telefone yanjye binje bisohoka icyo nico kibazo telefone yanjye ibifite ibiboro byinshi ku buryo every 3 days I have to delete ibiboro ngoma ku deleting ibintu telefone yanjye ishobora kugumamo ibintu kumara ukwe amezi 2 iba yuzuye ibyo mperuka ibya screenshot byo mu kwa gatandatu mbiherika ibyo ibi rero ibi by'iyo minsi video namenye ko video isohotse kuri live yawe video isohoka nabimenye ko isohoka imbere y'abantu nk'igihumbi ngira ngo umbwira ati ntabwo wabonye video ati ntabwo uzaho bigenda ndavuga ati reka je simbizi babwa abantu nubwo bahise bayinyohereza ku kanya mvuze muri ntunza ati ntabwo nari bwayibone nibwo bongere barayohereza still ibyo ngibyo byo nta nubwo twabitindaho nawe urabizi aho nayiboneye aho ubwo ko wabimbwiye ntabizi ko na video iri hanze so rero the only thing is like after that nahise ntangira kuvugira puzzle urabyibuka mvugira puzzle basing on ibintu byari byabaye kera kubera yari yahakanye ko iyo video atakoze iki yari yarambwiye ngewe ko iyo video atigeze ayitanga atagize iki yari yanyihakanye n'ibintu byo barimo bavuga ngo yanyandikiye bimaking a sense koko kubera yarambwiraga n'ibyo baguhaye bisibe I don't remember byo yanyandikiye koze wa mugane telefone yanjye zivamo ariko bijyanye n'ibintu bavuze ko yambwiye ngo mbisibe ariko ntabwo aho product yabeshe ntabwo bishoboka ko puzzle ashobora kuba cause I don't remember ibintu yambwiye ntabwo bishoboka ko puzzle yambwiye ngo video unaguhaye yisibe fungura iwawe kubera ntabwo yayimpaye kubera nta video yampaye ahubwo ashobora kuba yaravuze ati nibyo baguhaye bisibe fungura iwawe nkwereke muri iki gitondo maze nshakaza abantu urashaka ko nkwica ngwino tuvuga nibwo dukora iyi nkuru neza
sawa. kuko urabona ni new gallery. Umva Wizzy hati guys, Wizzy urambye Yo, wenda sabiti kukumva. bamwe kutuye New York uzantu nona ndi Buffalo Ndiandika iminota 40. iminota 40 Ndi Rochester. nindangiza icyazanye ndagutera peace. How about that? Sawa nari. Besh umva reka nze manze mbageho Dumba gato. Oh. Nyandikira nimero yawe muri galeri. Nyandikira jya muri DM nyandikira nimero yawe nani Wizzy. Ni we muntu wa mbere tugiye guhura Godfather. Mwemeretse mwumve iki kintu. Muntapingire screen. Mutapinge screen. Mutapinge screen. Mutapinge screen. Dumba. 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 Nukuvuga ngo rero Dumba. Nawe bagutangiye ikirego. Bagutangiye ikirego. Amakuru mfite ko mu bantu amakuru mfite rero Dumba yangezeho. Naraye nyakaciye nijoro. Ngo ya mpano yarakureze. Ya mpano ko yandeze. Numiwe. Birumvikana ariko ibyo birumvikana. Warabimenye? No ya ntabwo nimbizi ariko birumvikana ko ya mpano ashobora kuba yibaza ko nari umwanzi. Bitewe n'uburyo inshuti ya Pazo. Guys mutapinga. Bitewe n'uburyo nari ntumvikanaga nawe muri icyo gihe. Okay. Guys barakuba gatatu. Times 3. Baradukubira gatatu hano. Niba hari umuntu guys mumbabarire mundebere mujye muri gift gallery yanjye. Gift bura uyu munsi ku cyumweru inza kubera iyi gift gallery yonyine. Guys muri gift gallery wavanamo to Greek. Thank you my brother. Thank you. Harasiga Dumba gift gallery ngiye kuzura. Dumba gift gallery ngiye. Guys umuntu mpa gift mumbabarire mukoreshe muri gift gallery. Thank you my brother. Kuri ntuzasigayemo utu Galaxy 2. Guys nabandi mwese ufite utu Greek uduki wongeye cyo mugiye gukora mugiye kumbikira Galaxy haraburaho ebyiri zonyine. Let's do this together. Iyo nashyize utuntara kuri ntuza kamanze nkireho ntabwo ubundi iyo ngiye kwestara gol nyestara nkoresheje imibare y'utuntu nkeneye. Na manigane haraburaho ebyiri nako haraburaho 3. Urumva bagiye kudukubira gatatu mutapinge screen. Muntapingire screen. Dumba none ndashaka kukubaza. Waba kuko ushobora kubaza ushobora kugira ndabizi ntabwo butavugana na muri RIB ntabwo budafite nimero y'umuntu muri RIB. Bakubwira we kugurira he n'ibintu. Since ntabwo navugana n'umuntu muri RIB. Nkeneye amaroza 3 ariko ntabwo navugana n'umuntu muri RIB. Amaroza 3 ya nta muntu muri RIB nebwa. Gaze 3 roses Dumba giye guhamagara abagore be mu kanya bagiye kuza bambage. Nkeneye amaroza 3 kwabantu batandukanye. Amaroza 3 twagiye. Amaroza thank you so size. Abandi bantu 2. Amaroza 3 twagiye. Abandi bantu 2. Amaroza 3 mumpa amaroza 3 guys. Gift thank you. Give me 3 roses guys. One more people. Undi muntu umwe. Bamwita my brother Morgan. Thank you so much big man. No, thank you very much. I need two other people. I need another one. Another rose. The last rose. Ndashaka rose ya gatatu. Bruce Melody atari yindimi mu magambo yo imbere ya Debeni afashe Debeni nkuko yavuze ko azamukubita ikinyafu kunda. Bruce Melody aratinyuka imbere ya Debeni aravuga ngo nije muhanzi wa mbere muri iki gihugu abandi bose nabafana. Pise nikanga. Guys barakuba gatatu. Times 3 guys. Let's go. Umushuti guys barakuba gatatu. Gift yose bari ku inshuro 3 guys. Ese uranyumva neza we? Ndakumva 5 ku kandi. Nyuma yuko Bruce Melody arebye Debeni akavuga ati wowe umufana akavuga ati nije muhanzi wa mbere muri iki gihugu wabyakiriye. Gift yose good evening guys go. Gift yose bari guys mwakanzi guys muvane mu tuntu tw'udutima ututunyashi ndapfuye. Gift yose bari ku inshuro 3 guys.
niko Dumba Mm. ubyumvishe byagwa Ndibaza. byakiye uti Thank you. Byantuza my brother bya Kinyusi kinyose ubwo bugambo asanzwe abuvuga. Kamesi B69 ndapfuye mutabare watch that Dumba uwo niwe wikanzeho Kamet Dumba Kamet oya ntabwo wansinda ya bro ndapfuye ndatsinzwe